Their union has produced for them 5 children, 3 girls and 2 boys, who are also active in ministry. Ladies and gentlemen, with a standing ovation, let us all honor and welcome the anointed woman of God, Pastor Julienne God, to this pulpit and altar. Barimo barasaba wowe icyo ufite. Ninde urabyuka akibuka iminota 30 cyangwa akibuka ngo uziko ugatangira gushima gusa. Uziko hari abantu buriyo wumva ngo umuntu afite depression cyangwa indwara y'agahinda, uzahita umenya ko yashyize imbere ibimugoye kurusha Imana ikomeye. Niko gahinda ujya wumva. Ibibazo byarushije imbaraga iki? Byabaye magnified, byakomeye, byabaye binini kurusha ubunini bw'Imana. Kuramya, gushimira Imana gutuma ugira ihishurirwa rikomeye ku bunini bw'Imana. Abantu bashimira Imana nibo bavumbura ubunini bw'Imana, hanyuma ugahita usuzugura ubuto bw'ikibazo. My God, my Jesus. Ukushimira Imana ubona ubunini bwayo kubera hikuvanye naho igucishije, ugahita usuzugura ibihari uyu munsi ukabona ko ari bito cyane, kuko ibyikoza nibyo birebire, nibyo binini. Byamfasha aho namwe cyabafasha. Ntashye sinzi ukuntu naje kwisuzugura. Nari mfite umuco utari mwiza, sinzi namwe ko byababayeho. Aka kantu murakabona? Buruko nafunguraga amaso ngo mu gitondo nakaraje ku muriro cyangwa hirya, ntaranavuga ngo uraho Yesu ahabye icyubahiro, ntarashimira Imana, ntaranasuhuza umutware, nabanzaga ko nkakurura ayura. Nkabanza kuri WhatsApp, nkajya hirya. Naba nabaye umunyamwuka cyane uwo munsi, nkahita ntangira. Namaze gusoma ama message narangije byose yewe. Okay, n'Uwiteka ndagusiba. Maze kuvugana na Jean Bosco, mukanya narebye message ya Karisa yohereje. Naciye hepfo naciye ruguru, narangiza nti okay. By the way, nawe hari icyo wakoze buri ubanza. Navuye hose yashaka. Iyo nibyo nibyanjye. Ndagenda mvugana n'ikintu cyose kimbanziriza mu gitondo ntarashimira uwampaye ubuzima, uwandinze iryo joro. Nahise ngira discipline. Sinshobora kubanza gukurura, sinshobora kubanza good morning, no one. Niba hari umuntu usaba iminota 30, jewe mfite amasaha 24 ntaniha. Uwampaye kutaniha agatuma iryo joro ndiramuka, mpfa kugira gutya amaso ni hehehe. Nushyizwe hejuru Mwami, umpaye undi munsi. Dore umunsi w'igikundiro, dore umunsi w'amahirwe Mwami umpaye. Ukuboko ndakurambuye birakunze, ukuguru kurakunze, dore izosi ndumva ubwenge bukiriho, ntabwo ndambara amasogisi ku mutwe. Ushobora kuba uhumeka ariko isogisi iri ku mutwe cyane rwose, akaba ari byo ubanza mu gitondo ku mutwe neza, maze ugasohoka. Ubwo nanze kuvuga indi myenda. Now nahise ngira discipline yo kubanza Uwiteka mu bintu byose. Reka mbabwire, Imana barayibanza. Sinakubwiye? Imana barayibanza. Uyu mugabo w'Imana nababwiraga yavuze ijambo rinkoraho. Aravuga ngo n'ubwibone bwa highest level. Kubyuka muri iyi si yuzuye abadayimoni baguruka bagenda ijoro, abavuga ngo urapfa, abavuga ngo ugahaguruka ukoga ukambara ukanywa igikoma na kawunga ugasohoka.
ntabwo uzi igikoma na kawunga. Kawunga bayikorera umutsima neza, bakayisomeza igikoma cya kawunga. Warangiza ugakubitamo neza, ugatura umube, ugatushyiraho ishati yawe nziza, ukatsa imodoka cyangwa ukafata moto ukagenda. Yaravuze ngo Imana irakureba ikabona umwibone. Abivuze ntega amatwi ndavuga ni what is that? Aravuga ngo nubwibone gusohoka ukagenda muri iyi si ubona dambi utazi igikurikiraho minota 30, utazi kiriwe masaha 3, nuzi kiriwe nyuma y'iminota amasaha 5. Ati warangiza ugakubita igikoma, abantu bose ukababwira turasubira, ati ukabyuka ugakora amagahunda yose, ukikunkumura ugahamagara ku kazi uti yes I'm there, inama tuyifite saa 7 n'igice, utanabizi ko saa 6 zigeze. Aravuga n'umugabo w'Imana ukomeye twawe depo, n'umusaza umaze imyaka myinshi. Aravuga ngo uri umwibone, ijuru irakureka abona umwibone gusa. Gusohoka muri iyi si ugatwara y'agatwe n'agahanga aha muri iyi duniya. Hano turahangara, ugatwara y'umutwe neza. Uriya ni brother wanjye nababwiraga mu minsi ishize, uncle wacu pastor yarambaye neza, kubita costume ajya mu bukwe, ari kumwe n'abakazana, ari kumwe. Arangije arababwira ati ndaje mu kanya. Batabadomagara ngo arapfuye. I tell you, ndi mu bantu bamugezeho nk'iminota 30 cyangwa 40 bwa mbere. Ndamureba neza ari asashika, ndavuga ni siko byabaye. Doctor ndamubwira ni no reanima, no reanimasha. Arambwira ati pastor yashoje. Mais il faut voir abantu barimo baravugana nawe mu kanya bicaye mu bukwe hano imbere mu basaza bakuru. Ubukwe bwari butararangira bari bugaruke muri reception. Yes. Iyi minota yaduhinduranye imyenda. Bamwe bagiye guhindura bagira gutya. Yasohotse gato bababwira ngo birarangiye. Mbwira ukwegere ngo niyo si tubamo. Mubwire se nkureba. Utera intambwe usohoka muri dot ugaruka muri reception utabizi kuri buharari. Sinzi rero impamvu tubyibagirwa. Iyi theme mwaduhaye ni nziza cyane, gushimira Imana. Ni theme ikomeye cyane. Niyo mpamvu Imana ifuha igihe cyose ibona hari a thing or an image wakuze yo igaheruka. Babajije Yesu, Mose ko yaduhaye amategeko angahe? 10. Uratwongeraho ijya 11 na 15 cyangwa urayakuraho? Ati simple, let me help you. Mose yababwiye ntukagira gute, ntuka. Jewe ndababwira ukundisha Uwiteka. Tugende. Bategereza irya kabiri. Ati irya kabiri ukunde mugenzi wawe. Bategereza irya gatatu. Araceceka. Bategereza irya kane. Araceceka. Mose yaduhaye 10. Ukuntu yababwiye ntukabeshye, ntugasambane, ntukibe, ntuka ntabwo byakorwa wabanje gukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ibyo ufite byose. Impossible. Wabanje Imana, ibyo bindi bitakaza agaciro. Igihe cyose Imana yafashe a first place, yamaze kokipa umutima neza, ibindi ntukaca bihinduka ubusa, kuko Imana yamaze kokipa place d'honneur, niyo ifite priorité. My God, niyo ubyuka uti wow, another day, urakoze mwami, letopa. Niba hari ikintu magaciro ni devotion time. Umwanya wanjye n'Imana mu gitondo,
ntabwo buvangirwa kandi iyo ubanje Imana ibindi birakubanza. You don't fight with things. Ntabwo fightinga n'igikundiro, ntufightinga n'imizi iri hano hanze. Ntabwo ubanza Imana ngo uheruke inyo mu buzima. My Jesus, ntushobora kubanza Imana mu buzima ngo isi uzayiherukeho inyuma. Iyo ubanje Imana urabanzwa. Nutagushaka aragukunda. Nudashaka ukubona murakubitana anywhere. Nukwifuriza ikibi araza kukubona uzamuka buri munsi. Ntashwa afite. Iyo ubanje Imana muri byose ugendana uko ibintu byose biguha inzira. Naribuze ngo bigira gute? Biguha inzira. Ikintu umutima wafashe ukabanza. Hanyuma ubanza Imana. Kwiramya ntabwo, kwishima ntabwo bizaba. Gusunika